noneho araza abarakareke ngo nimuhe esanse nabwo nari nkimara kwiga nishakira ubuzima yego aza bwa mbere ndabaha ariko numva baravugana ibintu by'ubucamanza ngo n'abacamanza ubuse cyane banambuye neza n'amakoti baje kunywesha bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu rero nibwo yantuburiye inkorera hano Kadasomye yego noneho turagenda tugeze imbere batangira kuntocaringa bambaza ngo mfite amafaranga ngaye kuri banki ugira ngo ni imikino ariko ntago wayavuga niba baranteye imiti ntumbaze umwe twari twicaranye inyuma nkora mu ntoki gusa ngo ratufite angaye kuri banki noneho ntazi ngo nabateka mutwe nashidutse njye n'imbere nk'agapanshi bantwara aho Gibuswayirini bajya kuyataramira barabo nyine barayabara ndeba ntimumpa amafaranga yanjye bahita bankuraho telefone noneho baravuga bati wowe ubu ngubu ikintu uzajya ukora tugiye kukugira umugore uzajya udusinyira ku bipapuro mpimbano byose ku bipapuro byose dufite ntabwo bambwe ku bipapuro byose tuba dufite mu kazi nigira akantu k'agapanshi marana nabi cyumweru yego ko mu nzu noneho reka nkubwire ibintu byose twavuze kuri Hirwa nta kintu twavuze ni dukesha na gatonyanga mu nyanja uzi ko maze kubona ko nari ubwayi mufite izamara igihe n'urukiko n'abushinjacyaha gusobanukirwa umuntu bafite imbere yabo bizabatwara igihe kirekire reka maze nkubwira abantu bamwe nkubwira ibintu bamumbwiyeho hari umucungagereza nta mazina ndi buvuga n'abantu bampaye amakuru kubera umutekano wabo hari umucungagereza ubu ngubu kane kuvuga gereza asigaye akoraho ariko ari muri gereza yo mu ntara uyu munsi so ni ukuvuga rero duhereye kuri landlord yego landlord yampaye irangamuntu ariko arambwira ati irangamuntu ngo haye nubwo nyiguhaye ni kopi yamaye dukora amasezerano y'ubukode ariko irangamuntu naje kumenya nyuma yo kumenya uwo ari we ngiye gucekinga muri nidatsanga irangamuntu ni irangamuntu igaragaza ko Hirwa kanyirebe ninshaka n'ubundi ni igicupuri ninshaka ndaza no kuyigaragaza yitwa Hirwa Kayitare Theophile so umumama amaze kumwereka umwana agira impuhwe kuva ubwo akajya amufasha ku mafaranga minervare y'umwana uburyo kumwitaho yagize impuhwe noneho ibibazo byo gufungwa umumama azi byinshi ariko ibyo yafungwaga yambwiraga ni ibibazo by'amabusiness urabona amakamyo yanjye urabona amubwira ibintu byinshi ariko byose we n'umuhanga ntabwo agaragaza ko ari umunyabibazo abagaragaza ko afite ibibazo aterwa n'ubukira afite kuko bibwiye umuntu ngo yibwiye umuntu ngo ndashonje utari kungura rero akamubwira ufite ibibazo bikomeye wibaza nubwo ufite ubukene ufite ibicuruzwa mu Mombasa kugira ngo bizabera 2020 sindi kuzibona hako subona mbigenje nera kurya gusabye 500 wumva ari umukiri wigusabye ntago wumva ko ari umushonje yagiye muha amafaranga yagiye amubwira amafaranga yagiye amuha menshi numiwe amubwira se kaza yamwishyura harayo yamubwiraga urumva hari igihe umuntu atakubwira ngo nzakwishyura kukumva ko ibibazo n'ibikeye mu kazibwiriza kora ko yamaze gukoreka ari umuntu ufite ubushobozi nubwo mwe minsi urabona urupfu rw'umugore wanjye rwarandestabilije kurera uyu mwana njyenyine mbese bo barategekaga nta n'ibyo gusaba ariko ntago bakugiriye nabi ngo bagusambanye yarabikoze rimwe Yesu mwami we nibwo rero bahise bamufata Imana ishimwe niba cyaragusambanyije ntukakure ibirwara oya ntabyo cyarabanjije kirampimisha mbese kiturije wumva se ko bamufashe ejo bundi rero nkure ku rujya no mu kazi wiyumvishe gute wa muntu waguhemukiye ejo bundi wumva bamufashe none ni nacyo nsorezo nk'ukwegera nahise nshyiraho komanteri murebye ndumirwa nari nzi ko yapfuye ese kuki abantu bose bumva ko yapfuye njyewe numvaga umuntu ukora ibintu nka biriya ataba atakiriho kuko bahuraga bamufata urebye bahuraga bamufata Gasaro TV. Bakunzi bacu turabasuhuje aho merere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka nkuko tujya tubibabwira mu bihe byose sibyo bamanira kiza yego ariko abantu badukurikira bakomeje kudusaba inkuru ya Hirwa cyangwa Theophile yego se kuko ari benshi kuko harabaze kudusaba yego sibyo hari nawe kuduha amakuru kandi nanone tugendera ku bifuzo by'abantu abo te no gufasha inzego
abantu banamenye nyine ko ako reka nkubwira ibintu byose twavuze kuri Hirwa nta kintu twavuze ni dukeya ni dukesha na gatonyanga mu nyanja uzi ko maze kubona ko na RIB ubwayo imufite izamara igihe n'urukiko n'abushinjacyaha gusobanukirwa umuntu bafite imbere yabo bizabatwara igihe kirekire shaka bisa bizatwara imbaraga zikomeye nabonye amaranga muntu amwe y'ukuri nandi atari ukuri umutipe ateye ubwoba imyaka y'uriya muntu twagiye tuvuga harambwiye bati twareganya afite iyi undi ati twarakoranye afite iyi Randi Road yampaye kopi iranga muntu dore afite ibara nayinyereka nukuvuga ngo wowe niyo mwariganye niyo mwarakoranye niyo mufite aho mwahuriye kereka umuntu watubwira ngo ariko hari umuntu mwenza kuvugisha wabo ni Cyangugu yego ni Cyangugu hari umuntu mwenza kuvugisha akampa amakuru neza ko umuzi wowe yakubwira imyaka bigakunda ariko wowe mwiganye wowe mwakoranye wowe mwamenyanye mu buryo runaka uriya mutipe niyobera reka maze nkubwira abantu bamwe nkubwira ibintu bamumbwiyeho hari umucungagereza nta mazina ndi buvuga n'abantu bampaye amakuru kubera umutekano wabo hari umucungagereza ubu ngubu kane kuvuga gereza asigaye akoraho ariko ari muri gereza yo mu ntara uyu munsi ariko yabaye umucungagereza kuri gereza ya Kimironko igihari yego muri 2012 niho uyu Theophile yarafungiye yego hanyuma rero mu kwafungirwa yambwiye ibintu bitatu byamucangaga ari umucungagereza icya mbere iragerazana icyangombwa cyo kwa muganga kerekana yuko ngo adashobora kwiyogoshesha ngo yiyogosheshe ngo ari ibibazo byamubaho ngo byo mu mutwe yego icya kabiri akajya agaragaza yuko agira paralize ngo y'ukuguru n'iy'ukuboko yego ariko bakibaza ukuntu uyu munsi ayigira eje gakira ubwo icyo gihe uwo mucungagereza araje kongera bahurira imageragere baramwimuye asigaye acunga kuri gereza ya Mageragere naho yashatse Hirwa amugereranya na Hirwa yarazi biramucanga abona ntabwo ari we biramucanga igihe cyose ni umuntu wihinduranya reka nkubwire rero n'umuntu wanyumije Randi Road we hari umuntu amukodesheje inzu ariko yambwiye ati sibyo yego so nukuvuga rero duhereye kuri Randi Road yego Randi Road yampaye irangamuntu ariko arambwira ati irangamuntu ngo haye nubwo nyiguhaye ni kopi yamaye dukora amasezerano y'ubukode ariko irangamuntu naje kumenya nyuma yo kumenya uwo ari we ngiye gucekinga muri nidatsanga irangamuntu ni irangamuntu igaragaza ko Hirwa kanyirebe ninshaka n'ubundi ni igicupuri ninshaka ndaza no kuyigaragaza yitwa Hirwa Kayitare Theophile yavutse 25 z'ukwa kabiri icya 1971 Bebo ubwo afite imyaka ingahe 54 nine urumva nukuvuga rero uyu nguyu kwiranga muntu yamweretse iriho rwose iriya foto ye bakora amasezerano yarazi karuye kuba bene gifata ariyo haroho rwose n'uruharo ruragaragara bitubona ko ari umusaza hanyuma rero ati inzu yanjye ni inzu nziza yarayikodesheje mbona ari umubosi atari ku kijyanye n'ububosi cyo nta nubwo tugeze dupfa ikijyanye n'ubukode nta na rimwe yigeze anyambura yanyishyuraga neza atari ikintu kimwe yankoreye kimwe uretse ko neza ko ntacyo cyane ntwara kuko nzi ko mfite ibyangombwa by'inzu yanjye abantu bose bamusuraga yarabwiraga ati akandi ko nabashije kwigondera akandi ko naguze yababwiraga ko aho nk'iyo nzu ari iwe ndetse hari n'indi nkuru ntashaka kuza kuvuga kuko dushaka kuzagaruka mu biganiro byacu bitaha abantu yahaririye amafaranga hari abazaga bavuga bati se ntacyo ko tumuzi ku nzu ye se iwe ko tuhazi bazi ko ari iwe uyu nyine nawe yaje kubimenya atangiye kubona abantu baza guserera iwe yabaga yarariye imitungo abenshi muri bo n'ubundi babaga ari abakobwa harimo abo yabeshye ubukwe rwose bigapfa ku munota wa nyuma urumva rero ariko hari indi story yo sinzi ko ndi buyivuge hari umukecuru n'umumama mukuru ufite abana aranubatse n'umugabo none afite umugabo n'abana bakuru reka maze nkubwire uburyo bahuye bwa mbere hari umuntu ufungiye imageragere uyu Hirwa yaragiye urumva nk'umuntu uziranye n'abantu bari imageragere ko yahafungiwe amutuma ajya yakunda kujyayo
afite n'umunyamadiro akunda kujya kureba CHK abafungwa kugira ngo bamutume ku miryango yabo. None yamara kumutuma bagira icyizere ko ari umuntu w'umwizerwa batumye. Nuko byagenze. Umufungwa aramutuma. Aramubwira ati mpamagarira uyu muntu mubwire imiti nkeneye n'ibiki, arayimubwira. Ndetse umukecuru atinda no kuza no kuyamuha ngo byari nk'ibihumbi ngira ngo 900. Uyu muti peta yamutangira. Urumva afite target. Arangije yaza kumubwira uriya muntu nyirwe umukecuru aramushimiye kwanza ko yamufashirije umuntu mu gihe we yaratarahagera ngo amuhe amafaranga y'imiti. Arangije aramubwira tuzanabona nani biki, ajya kumwirebera iwe mu rugo. Hirwa ajya kwirebera uwo mukecuru. Agiye kumureba anyihangane nshaka ko ndi kumwita umukecuru wenda imyaka ye nubwo ari mukuru atimba nk'umukecuru gusaza se mu mutwe se. Arangije uyu mama reka mwita umumama barahura. Arangije kumubwira mubwira imishinga, amubwira bya bintu by'ukuntu ari umuntu ufuka muri famille ikomeye. Bya famille ikomeye taza kubigarukaho. Avuga muri famille ikomeye ariko amubwira ko mwiyo minsi afite ibibazo. Amuzanira umwana w'umukobwa ubu ngubu ushaka kwiga mu wa mbere secondaire. Arambwira ati rero ati uyu ni umwana mama we yarapfuye aramuntana. Bya bindi by'ubushize. Umwana aramuzaniye. Azamutera shida za minerivare n'ibindi bibazo byo kurera uwo mwana. Umumama umwana namubonye umukobwa. So umumama amaze kumwereka umwana agira impuhwe kuva ubwo akajya amufasha ku mafaranga minerivare y'umwana uburyo bwo mwitaho yagize impuhwe. Noneho ibibazo byo gufungwa umumama azi byinshi ariko ibyo yafungwaga yambwiraga ni ibibazo by'amabusiness. Urabona amakamyo yanjye, urabona amubwira ibintu byinshi ariko byose we n'umuhanga ntabwo agaragaza ko ari umunyabibazo. Abagaragaza ko afite ibibazo aterwa n'ubukira afite kuko bibwiye umuntu ngo yibwiye umuntu ngo ndashonje. Utari kungura rero kamubwira ufite ibibazo bikomeye wibaza nubwo ufite ubukene, ufite ibicuruzwa mu Mombasa kugira ngo bizabe na 20 sindi kuzibona ako subona bigenje nera kurya gusabye 500 wumva ari umukiri wigusabye ntago wumva ko ari umushonje. Yagiye muha amafaranga, yagiye amubwira amafaranga yagiye amuha menshi numiwe. Amubwira se kaza yamwishyura. Harayo yamubwiraga urumva hari igihe umuntu atakubwira ngo nzakwishyura kukumva ko ibibazo n'ibikeye mukazibwiriza. Kora ko yamaze kureka ari umuntu ufite ubushobozi nubwo mwe minsi urabona urupfu rw'umugore wanjye rwarandestabilije kurera uyu mwana njyenyine n'ibiki ibintu bimwe imitungo imwe n'imwe yari yanditse ku mugore ntago turajya gushaka ibyangombwa kugira ngo imitungo imwanditseho nyigireho access. Ibintu byinshi bitandukanye nkuko yageraga beshya n'abandi bantu byinshi ibintu bitandukanye. Yego uyu mumama tsimbutse gatoya mukanya maze kumuhamagara nejo twaravuganye afite ikibazo cya hypertension ubu ararembye nyuma y'ibyabaye. Uti byabaye vuba hano ibi vuba hangaha akimara gufungwa ariko nazo gusubira imambwira ibintu byose agiye amubeshya. Akimara gufungwa yaramuhamagaye yari hano Nyarugenge bura niho yari ejo bundi cyangwa se byabanje ejo bundi dibi mutwereka mbere yuko dibi mutwereka nuvanga afatwa hari umuntu watanze ikirego w'ibihumbi ngira ngo 400. Yego aramuhamagara aramubwira ati waje ukanyishyurira nimara nkamara gukemura ibintu nkatinya kure n'ayandi yose nkayaguha kuko ikibazo no kugira mva hanga gusa. Araza aramwishyurira ibihumbi hafi 500. Ariko uwo muntu uwo mumama uwo mukobwa cyangwa mama wishyuzaga wari watanze ikirego aramubwira ati ariko nubwo akubeshye nta hari bujye ntago ari butashye kuko nubwo umwishyuriye amafaranga yanjye afite ibindi birego byinshi hano bazanye ntabwo ari murekuri. Mama nibwo yatangiye kwibaza ibya bintu biramucanga. Yagiye kumusura hafungiye ntabwo ndamenya ngira ngo ni mbere yuko bamutwereka. Yagiye kumusura ahafungiye aramubwira ati rero kugira ngo abantu hano afungiye bagiye bemera kukuma ubabwire ko uri umugore wanjye. Mama ati ndabyemera. Atariko ajya mbona ibintu bye bidasobanutse. Ariko ibintu bye byose yajyaga mu tekinika. Hari trick imwe n'imwe yatsekeje cyane yo kujya hanze. Hari abantu benshi bagiye bamuherekeza ku kibuga cy'indege bakanagirayo bakagenda baherekeje mu rugiye mu mahanga n'ibikapu. Afite ukuntu yagendaga afite kusinzi trick yakoreshaga ahagarukira hariya
within ikibuga cy'indege niba arabimufasha akageramo imbere hariya kuri waiting simbizwe nabigenzaga ariko yageraga kenshi ku kibuga cy'indege akagaruka akongera akagaruka umumama aherutse kumukeka ko ashaka kuba ibyo avuga atari sawa kuko yibazaga nose amubwira yamubwiye ngo ari muri Zambia ariho yagiye yego aragira amubwira ati rero ni muri Zambia reba ukuntu wandwanaho unyoreza amafaranga kuko simfite uburyo ukuntu nabigenza umumama aramubwira ati ntabwo mpari yego akajya amubwira ati ntituvugana kuri call turavugana kuri WhatsApp ariko nabwo uwo bavugana akaba atari we yambwiye ko ari muri umunawe kugira ngo amurebe neza agira ngo abanze arebe niba atamubeshya koko umutipa aramubwira ngo ari muri Zambia ngo yaraharembeye ari mu bitaro uzi ko yamuhaye amafoto ngo ari kuruka amaraso ngo ari mu bitaro akamubwira ngo ari muri Zambia n'umuma ntago aramenya ngo ayo mafoto yakuye kuko yaje kumenya ko byari igipindi yari ari mu Rwanda n'ibyo bitaro ntabyo yari arimo ariko se uwo warukaga yari we ngo yamweretse ifoto abona niwe ari mu bitaro niyo wenda ari nk'ifoto ya kera wenda simbizi y'ahandi hantu akamutestinga ibintu byose uruba ngo we ni umuntu niba yakubwiye ko agiye muri Amerika muri iyo minsi ntabwo yongera kwitaba telefone akoresha WhatsApp mukayimuvugana WhatsApp ko rero bikaba byakunda kwambara kuri nimero yo muri Amerika kuri WhatsApp uri kubyumva ni ukuvuga ngo we umumama kugeza ubu yararimo yibaza akavuga se ntanze ikirego ibimenyetso ndabifite by'amafaranga nagiye muha n'ibyo yagiye ambeshya n'ibyo nagiye mutangaho ariko byansenyera of course ati kuko umuryango wanjye ntabwo wakumva uburyo nabaye igicucu ku icyo kigero umumama yarasunga agira tension hypertension mw'iyi minsi yarazamutse kuva uyu mutipe yatabwa muri yombi urumva nkubwiye ko no kuri gereza no kuri mabuso yaramusuye aramubeshya ibyo afungiye urumva bwa mbere yabanza musanga i Nyarugenge aramwishyurira amaze kumwishyurira amutumaho ngaze amusure amaze kumusura aramubwira ati kugira ngo bajye bemera ko tubonana byoroshye wita umugore wanjye arabyemera agiye kubona verisiyo y'ibyo yamubwiraga byose ihabanye n'ukuri ribi muparedinze bavuze ibyo yakoraga byose abona gusubiza inyuma bya bintu byose yagiye amubeshya tansiyo birazamutse ariko umuntu yagize n'ikibazo cy'isukari urumva ubwo mu byo yakoraga byose ntabwo umugabo yabaga abizi yego yambwiye ati njye ngira impuhwe nabikoraga kubw'impuhwe numva ndi gufasha ariko nanone bitange n'isomo gukora ikintu nanone umupatana wawe nabyo yego mutabigiyeho inama mutabifatanyije ni ikibazo gikomeye uretse ko ntawamenya nyine umuntu akubwira bimwe wenda hari n'ikindi kiri inyuma ntawamenya urumva umuntu akubwira story ku ruhande rwe ntabwo wamenya mu by'ukuri ngo ukuri kwabyo ni ukuhe yego kuko nanone gufasha umuntu rimwe kabiri gatatu kane nta kwishyuye ukomeje kumuhata amafaranga ubwo se harimo ni kawuda urumva harimo ibintu by'amayobera byinshi ariko byabamo byagira ikintu ryari cyo iyobera rya mbere n'uyu nguyu Theophile cyangwa Hirwa cyangwa ibindi abantu bashobora kuba shayiwe ni icyorezo uri kwibaza ugiye kureba verisiyo y'uburyo ntabwo ntekereza ko nibyo nanavuze ntiribu umuntu ifite nayo ishobora kuba itamuzi abantu bagiye bambwira ko bamuzi ariko nta muntu urambwira ko amuzi ngo ahuze n'undi neza exact muko amuzi buri wese yagiye mwireka ukwe uriya landlord yabereye mu nzu yambwiye ko ari umusirimu ugenda mu modoka nziza uriya mugore bazanaga abakobwa beza cyane uriya mugore bashakanye urumva ajya kumutereta yamuguriye imodoka ya hybride ya Prius uriya umulandlord arimo bamufashije kuyishaka wayimurangiye urumva amaze kuyigura ayandikaho uyu mugore we kugira ngo nyine amukonvenke yego mu gihe gitoya ubwe baburabaye we ruvuga ngo ku kintu akeneye yarazi gusheba ariko mu gushora agakubirwa gatanu yes ni ukuvuga rega we imodoka yamaze kuyimwandikaho mbere yuko babana aramukonvenka urizeye ariko nyuma nakubwira ati yizane gatoya ndaje atuzi shero cyane ibintu byose ni inyungu usuze imodoka ko naguze 8 miliyoni
baduhaye 12 mbese ntumizamo indi ubu ngubu mu byumweru 2 Irabihageze. barabayipakije ubwato irabije icyo gihe na mu byumweru 2 sakindi zawe byari ikindi zaba yizi indi mitwe yari yandi nuvuga ngo we ibintu bye hari umumama wundi yarari atuye Kabuga yarari abantu bose bagiye bampa amakuru ndagenda basuhuza n'abashimira atuye Kabuga bari bagiye i Rwamagana umutipe wambaye neza mu modoka nziza abacaho arangije abaha lift bagenda baganira arangije amusaba nimero amara igihe amutereta amubwira ukuntu ari mwiza abibona ko ari umudamu yego amara igihe amubwira ukuntu telefone afite itamukwiriye amara igihe amubaza iby'akazi akora amubwira ko nta kazi amubwira ati se wakugira manager mu mitungo yanjye waguha akazi mu bintu n'ibi nawe wumva ko habuze gatoya gusa nuribaza niba kuko nk'uwo mumama ukurikije uburyo size niyo nawe yarafite wenda imitungo yabonaga yamukuraho uretse ko ahantu abera umubingwa ashobora no kudakuraho imitungo wowe yego akakwifasha kugira ngo abandi bantu b'inshuti zawe bo hafi yawe bashaka kukugirira icyizere abashe kubakoraho ya mitungo Theo hari umuntu wamaye amakuru shawe noneho yafunzwe kubera we ariko arataha byari mu 2010 ndumva ari na 3 na 4 nari mbonye amamagaye turi mu kiganiro namuhamagara muhamagare tumuvugishe tumuvugishe nawe twumve uko bimeze Ano oui yego aramutse nanyibese akazi gato nyine kuyatuvugana yego nta kibazo nakanya gatoya amazina yawe rero si ngombwa ko tuyashyira muri ibi bintu cyangwa mbishaka yego cyangwa umwirondoro w'umuntu burya turawubaha nshaka ko najya mu itangazamakuru ntabwo mbikunda yego niyo mpamvu nanjye navuze ko amazina yawe atari ngombwa kuyashyiramo hanyuma hari akantu kamwe nifuza kukubaza ese Hirwa icyo gihe afungwa byari mu wuhe mwaka 2014 2014 byo wenda ngo wakwe 2014 rwose naho ngaho mu kwezi kwa gatandatu yego nabwo yarafungiye ubutekamutwe yego impamvu urabona we yansanze mu kazi hari Rwamagana yego aza yita umucamanza akareka yari afite imodoka ya Gikumi yego noneho yayigize umucamanza ari kumwe n'abandi bajya mu ntagakora ari umwe yego ntagakora ari umwe noneho araza abarakareka ngo nimuhe esanse nabwo nari nkimara kwiga nishakira ubuzima yego aza bwa mbere ndabaha ariko numva baravugana ibintu by'ubucamanza ngo n'abacamanza ubuse cyane banambaye neza n'amakoti baje kunywesha bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu rero nibwo yantuburiye ubwo urumva iyo mfite n'amafaranga y'akazi nuko nari maze kuyaversa biba byarankozeho yego noneho bikubitana nuko nari ngiye Rwamagana kuri Equity kugira ngo nkureho amafaranga yo kwishyurira inzu bumva ndi kwaka gahushya noneho mvuga nti Gerante nyine mubwira intu wampaye agahushya nkajya Rwamagana ko ngiye kuri banki barabyumva ako mbimubwira gutya nyine ndi mu muryango wowe utazi ko abantu ari abatekamutwe ati se waje tukagwa karifuti urumva si wayanga wabonaga ari abantu biyubashye nkorera hano Kadasomye yego noneho turagenda tugeze imbere batangira kuntocaringa bambaza ngo mfite amafaranga ngaye kuri banki ugira ngo ni imikino ariko ntago wayavuga niba baranteye imiti ntumbaze umwe twari twicaranye inyuma nkora mu ntoki gusa ngo rero dufite angahe kuri banki ntago ntayariho ndetse ngiye kwishyura inzu barantwaye bangeza kuri banki bananyangira inyuma numva nabaye nk'akagoryi aho kugira ngo naka amafaranga 50,000 yaranjyanye ngo nishyure inzu navuze amafaranga yose ari kuri banki bandi inyuma nk'aba bodyguard noneho ntibongera no kunsubiza sinongera no gutaha bahita bamfata abantu ahantu hari buswayirini
icyo gihe nari n'akagoryi ngo Hirwa niho yabaga icyo gihe nari n'agacucu k'akagoryi ntazi ngo batubura bate, ntazi ngo umuntu ahemuka ate, ntazi ngo bahemuka gute cyangwa batubura gute cyangwa ibyo bipapuro mpimbano bibaho. yego Yahise antwaraho kugira ngo subire mu kazi, barantwara bafata amafaranga barayanyaka, yangahe bahita banjyana mu Buswahilini yose nanjye sumba yose 600. Yesu we. Noneho ntazi ngo nabateka mutwe, nashidutse njye nimbere nk'agapanshi, bantwaraho Buswahilini bajya kuyataramira, barabo nyine barayabara ndeba ntimumpa amafaranga yanjye, bahita bankuraho telefone. Noneho baravuga bati wowe ubu ngubu ikintu uzajya ukora, tugiye kukugira umugore, uzajya udusinyira ku bipapuro mpimbano byose, ku bipapuro byose dufite, ntabwo bambwe ku bipapuro byose tuba dufite mu kazi, nawe uzajya ubisinyaho witwa umugore wacu. Nuko ubwo mbambayeho barankingira, nananirwa kugenda na telefone bayinkuyeho. Baragukingiranye mu nzu z'abantu cyangwa mu kabari? Aho ngaho iwe mu nzu? Iwe mu nzu Buswahilini n'inzu nayikwereka. Yesu mwami we. Noneho mbaho ndavuga ibi bintu mba ntangiye kubitamba, ndavuga abantu nimvuga baranyica, nkagarura kenge nigira akantu k'agapanshi marana nabi cyumweru. Yego ko mu nzu. Noneho arangije ariko muri icyo cyumweru namubonye kabiri, ahubwo yanshyizeho uburinzi. Yego ko. Noneho arangije nyuma y'icyumweru twabonanye nka kabiri niba atari gatatu mu cyumweru, yaragendaga ntataha. Inshuro ya mbere ni icyo gihe, iya kabiri yamaze iminsi 3, aragaruka aravuga ati ngiye kuza iwanyu gufata irembo. Ndavuga si iwacu nigeze nkundana nawe, ariko kubera bari bazi ibyo bankoze nyine ubwo nashidutse ari nk'itegeko, kandi ntafite ukuntu mvuga, nta na telefone mfite, narabaye nk'akajibwe. Noneho barikora bafata inzoga bazijyana mu rugo. Yego. No mu rugo bakagira ngo n'umuntu bambwiye ngo nimvuga baranyica. Inzoga kandi ahantu hiyubashye, hari Kayonza hiyubashye. Ubwo bari barabajije amakuru yawe? Kumbe bashaka no kureba ibyo dutunze, kuko abandi n'abantu biyubashye bafite uko babaye. Wahageze rero urumva nanjye nari mfite ubutaka hari Kayonza n'inzu, urumva nyine bangwatiriye gutyo ashaka amakuru byose. Ugikingiranye muri yanzu? Bibaho. Ubwo ariko sinzi ukuntu naje gutekereza nimero z'umupolisi n'ibintu byanjye aragyara bitunda aho nabaga muri ghetto, abizaniwe. Noneho mba mbonye nimero z'umupolisi imwe witwaga wakoreraga Rwamagana, mpitamuhamagara niba telefone umuwo mu rugo aho ngo nyine uwo ngo yari yaranshyizeho ingenzi. Ndamubwira nti wantabaye ko ndi mu mazi abira hano Buswahilini, umuntu yamfasha akangwatira, wantabaye. Ati meze bite? Najya kumubwira akabaraje nkahita nzisiba nkayisubizaho. Mbaho gutyo umunsi wa gatatu yari kuntabara, nibwo numvishe ngo bamufashe. Ariko nabwo bamufata iki? Bamufata gute? Hari umupolisi yari yarambwiye ngo nisute witwa nubavuga amazina. Ubwo rero hakaba nyine hari umupolisi yibye wa Kacyiru, bamufata yamutwaye imodoka kandi ngo yari inshuti ye. Yego. Noneho bamaze kumufata bakaba ariko bansinyishije ku bipapuro bari bafite. Wewe wabisinyeho urabyemera? Ubwo ni cyagiye bari bameze. Nose narinzi ibyo ndimo. Nanone wenda waravuze ati bashobora no kunyica nintabikora. Byari itegeko kandi noneho bantucaringa cyane. Ntazi nuko binabaho n'ibyo bintu mbano ntabwo narinzi. Nta manyanga narinzi mu buzima. Noneho urumva ariko nari nkimara kwiga ntazi ibyari byo, ntazigaye ubwo bisikoro ko banabaho. Ndangije nibwo babafashe, bamufashe barampamagara Kicukiro. Ariko ntago bagukubitaga, ntayicara ubuzo bagukoreraga? Wapi. Gusa yambwiraga naba akantu caringa bikomeye, akantu caringa kugira ngo mvuge ibyo dutunze n'iki byose. Yego. Noneho ndangije bamufashe ni nk'Imana yantabariye muri uko kumufata, barampamagara Kicukiro njyayo. Noneho barareba baravuga se uyu mwana ko tubona akiri muto kandi noneho tubona atashobora n'amanyanga, ubu yabikoreye iki koko? Nanjye mpita ntanga ikirego rero cy'ukuntu yanyibye n'ibintu nyine yankoreshagaho.
byose nyine ndabivuga barambwira bati rero bawibereye hano iminsi ine tukurikirana ibyo ari byo ntabwo bafashe nabi twite tureba ibyo ari byo nuko fata amakuru neza ndahaguma bamushakira amakuru umunsi wa kane mvamo baramusigarana nawe wari wafunzwe inge bari banshyizemo mu buryo nyine bwo gushaka kumva amakuru neza n'iperereza nuko ibagendera kuri ibyo by'uko yasinyishije n'iki kuko n'ubundi babonaga nta manyanga ngira no mu rugo baraza izo nzoga se byagenze gute zo mu rugo rero barazijyanye nyine mu rugo bakagera ni umukwe babonye waheze kandi wowe warabuze barakubuze ntibibaza aho umwana wabaye njye nari imeze nk'akajibwe barampinduye agashusho ukuntu mbese bo barategekaga nta n'ibyo gusaba ariko ntabwo bakugiriye nabi ngo bagusambanye yarabikoze rimwe yesu umwami we nibwo rero bahise bamufata imana ishimwe niba cyaragusambanyije ntuhakure ibirwara oya ntabyo cyarabanjije kirampimisha risanga ndi muzima maze kikavuga ariko ngo aracyari akana ngo ukirangiza segonderi nta n'ubucakura afite nawe arabibona avuga gutyo ndetse ngewe nigiraga nk'akantu k'akagoryi katazi ibyo karimo n'aho kari ntigira agacucu nk'umwana w'igitambambuga ariko ngira ngo ntabereka ko nzi ubwenge bakanyica bari kukwica bakanyagwa ngewe nigira nk'agacucu katazi ibyo karimo k'agacucu mbese kiturije wumva se ko bamufashe ejo bundi rero nkureka urujya no mu kazi wiyumvishe gute wa muntu waguhemukiye ejo bundi wumva bamufashe none ni nacyo nsoreza nk'ukwegera nahise nshyiraho komanteri murebye ndumirwa nari nzi ko yapfuye ese kuki abantu bose bumva ko yapfuye njyewe numvaga umuntu ukora ibintu nka biriya ataba atakiriho kuko bahoraga bamufata urebye bahoraga bamufata nubwo umuntu wamutwaraga kwa Kabuga umupolisi uzi ko yampamagaye naratashye akambwira ngo inkuru z'ukuntu ngo yirumye arambwira ngo yirumye arangije ashaka kumushyiraho dosiye ngo ko ari we wamukomerekeje ururimi ngo yarirumye cyane kuko hari ababaye mageragere bambwiye ngo yagiye yarwaye ururimi bimaze igihe ubwo nyine icyo gihe ngo yarirumye arangije ashaka kubishyira kuri uwo mupolisi arampamagara arabimbwira ati kiriya kintu sinzi uko giteye urumva agira ngo nyine nawe amushyireho dosiye ngo nawe afungwe kuko ari we wamutwaraga kwa Kabuga mama komera ni ukuri komera kandi ibi ngibi bijye biha abana b'abakobwa isomo gusa njye Imana yarandengeye ntabwo byageze kure cyane byari gusa nahuye n'igikomere kuko ntabyo nari nzi nubwo bucakura sinari mbuzi ariko nyine ndavuga byanga bikunda uyu nguyu azapfa kuko ibintu akora ntabwo bizamuhira ejo bundi rero ejo ndebye kuri YouTube nibwo namubonye numva ndwaye umutima icyo gihe we yakubwiraga ko afite imyaka ingahe niba ubyibuka cyangwa rero njye ntabwo nigeze mbireba kuko n'uwo mutima ntawo nari mfite ntabwo wawugira ntawo nari mfite rwose kuko wenda ibyo babijyagamo ari nk'umuntu wenda bapanze urukundo no kubana none se abo bakoranaga nawe nta makuru yabo uheruka byarangiriye aho ntabwo nzi yarabahishiraga nababonye icyo gihe sinongeye kubabona yego ni ubuhe butumwa abana b'abakobwa cyangwa abadamu cyane ko nabonye aribo yibye cyane pe Mana yanjye njyewe ikintu nababwira ni ukudapfa gushidukira umuntu wese uje abereka urukundo cyangwa umuntu wese uza kwereka ko akwitayeho kandi hari icyo agamije kugukuraho yego rwose ujye ubanza bajye babanza baperereze barebe kuko nanjye byamaye isomo ntibyongeye kumbaho rwose babanze baperereze barebe uyu muntu ataha he ni muntu ki Mana yanjye babanze bamenye amakuru yose ni ukuri Imana iguha umugisha ku butumwa bwawe kandi ugira akazi keza rwose turagushimiye cyane urakoze cyane wabyumvise urumva n'ibindi buretse gatoya ibintu twagiye tuvuga nko ku muntu nk'akazungu uyu ni umukriminere kurenza akazungu urumva ko hari indi kesi nakubwiye ngo nanze kuyivugaho kubera ko cyakoze ko ubutaha hari akandi kantu ntegereje wa muntu nakubwiye ahantu yakodeshaga kesi ijyanye no kwica umuntu gutyo yarahabaye habuze gatoya
habayemo intervention ya Landlord ubundi umuntu aba yaramwishe. Iyo story nzayikubwira ubutaha nakuzaniye ibizibiti byayo neza. urumva mu mama nk'uyu nguyu cyangwa umukobwa simbizi unavuga ngo bamusambanye uko byagenda kose niba yararangije segonderi 2014 uko byagenda kose uyu munsi ni umumama cyashoboka ariko wabyumvise ubwo urumva ibyaha harimo nyine no gusambanya abana b'abakobwa no harimo n'ibintu by'ubutubuzi bikoreshejwe zindi imbaraga urumva ko no muri kwa kwiyoberanya hari naho ashaka ko afite izindi imbaraga zidasanzwe ubwo ko bamuhinduye igicuca akagenda akabikuza amafaranga agiye kubikuza 50 yo kwishyura inzu ariko aragenda ajya kuri banke aravuga ati abana bodyguard banjye abikuza 600 arabahereza amara igihe abasinyira uyu se waje gufungwa muzira yarafuze yabitubwiye ko yageze bakarikurwa we yamazemo iminsi 4 so we yafunzwe bageza za mpapuro yabasinyiye yego urumva ko byagenda kose baravuze bati uyu muntu niba wenda akorana nabiki ariko urumva ko yatanze ikirega avuga ko ibintu bye nawe yabigwatiriye urumva ariko urumva ho iyo umuntu ageraho iyo umuntu agenda akageraho ajya kuri nuze ku rugo mu rugo rw'iwabo umukobwa agafata irembo batarabyumvikanye soka mwana buriya wenda nuko aduhaye akanya gato wasanga naho gufata irembo afite imitungo yibye kwa sebukwe yaramaze kubakomveka ko umukobwa wabo agiye kubabera Yesu kwagiye kumushyira mu yarari mu kazi regasi nana muhamagambira ko ari mu kazi agiye kujya muri pause itamamagara yewe mva Imana turengere kuko yisigeze ariko reka nkubwire Theo titumagine ubwo urumva igihe yahereye imyaka yarabimazemo ibintu reka noneho akajya fungurwa nta gereza kugeza abantu bose amakuru amaze kuma yafungiye Muhanga yafungiye Igisenyi yafungiye Rwamagana yafungiye Kimironko yafungiye Mageragere h'inshuro zitabarika abacungagereza bo baramuzi bitse twavuganye baramuzi n'umuntu wabereye yobera ababwira yuko ko kwiyogoshesha ngafite impapuro zo kwa muganga zituma ngatiyogoshesha mana we nakubwiye ko uyu muntu ariko hari ikindi kintu kindi sibyo nanamushimiye ko nawe nanagushimira ko mubujije kuvuga amazina y'abo bantu ariko azasuzumwe neza inshuti ze z'abantu bari mu nzego niba nta kuntu bamufashaga umupolisi y'iby'imodoka wa Kacyiru ahubwo araho yagiye avuga haraho yacitswe avuga izina rye nta kibazo oya nushaka kunarirekemo yavuze izina rimwe si rimwe yavuze okay ntacyo none avuga n'undi mupolisi wa hariya Kacyiru avuga izina rye okay reka abavandimwe tubakuremo bakomeze iperereza neza nibyo byiza ariko noneho hazasuzumwe niba inshuti z'uyuhirwa ziri mu izo nzego ntacyo bamufashaga mu kumukingira ikibaba kuko ntabwo bino bintu nubwo ugagaragara nk'umuhanga mu byaha ariko ntabwo byoroshye ko ibintu byose wabikora nk'amafoto yo ku kibuga cy'indege abantu bose bavuga ko yabereka amafoto yo ku kibuga cy'indege ntabwo abereka yageze muri Amerika cyangwa i Burayi cyangwa Dubai abereka ageze ku kibuga cy'indege ikigo cy'indege ko kigira umutekano harimo abantu hambere agira umutekano ko hari ahantu utarenga udafite tike sibyo yego abantu benshi bajya batega indege bazi check in naho ugarukira naho abantu baguherekeza bakagarukira yego amafoto yo ku kibuga cy'indege y'umuntu umeze nk'ugiye koko yageragaho akise gute ibi bintu ujya kubireba ko umuntu yarakurikiranwaga adafunze kuba yarasubikirwa kuba byaragendaga gute byose azasuzumwe uretse ko nyine harimo n'ikijyanye no kuba identification umwirondoro we warahindagurikaga bishobora kuba byaratumaga uwafunzwe uyu munsi atari gufungwa ejo ariko reka nkubwije iminsi 1 urubanza rw'abantu bakomeje kubitubwira tuzakurikirana tumenye igihe ruzabera tuzahababera ibikubiye muri dosiye bizavugirwa imbere y'umucamanza ibizavugwa n'ubushinjacyaha ibizavugwa n'abaregera indishyi ibizavugwa n'abanyamategeko be nawe ubwe yiregura byose tuzabibabwira nawe ubwe yitaga umucamanza reka nitahire
w'ibyo yitaga umucamanza umupolisi polisi ucukura amabuye y'agaciro businessman uvuga butumwa ufasha sha ni tutrafu yari wa mama yambwiye ati ikintu cya mbere cyanyemesheje cya mbere hatagira isengesho retitiza isi kumva isi yatitiye ataragusengera ukavuga uti umva umukozi w'Imana araha ibyo bintu byose yambwiye iyo amagera kumufasha yabagaze amaverse biblique imirongo yo muri Bibiliya yifashisha amukonveka ku buryo umuma avuga ati ibyo ndi gukora byari byose ariko urumva ntago Hirwa yakoraga wenyine kuko arakubwiye ati we yaragendaga akansigaho iki kansigaho abarinzi uyu munsi rero aha hanze turi hari bahirwa benshi cyane hari n'abamusigariye ku kazi kandi ribu nibyo igitanga ubutumwa ati natwe ntituzaduhoka yego ariko nanone bamusigarira ku kazi bagira harimo umwe twavuganye wambwiye ati amakuru nakayaguhaye wumva afite amakuru menshi cyane kandi akomeye ariko ati shati ndabizi ko atakora wenyine batazanyica hari n'umuntu wanyatatse by the way kuri WhatsApp arambwira ati wibasiye Hirwa nibonaga ko sepata mufitiye uyu muntu kandebe ngusomera ama message kandebe ko mubona hafi yanyarikiye mbona ko ari kumuvugira nk'umuntu rwose umuzi yambwiye ati murabona neza tewe nagira ngo mvuga akantu gato kuri Hirwa nabonye ukomeje kumwibasira ngiye simushyigikiye ariko Hirwa atandukaniye n'abakobwa batunzwe no kwirirwa barya amafaranga y'abasore n'abagabo nta kindi bakora nkaye numva ibyo avuga ntago bihura na situation ya Hirwa ati se uretse ko ari umuhungu umwe ubikoze abagore batunzwe nabyo bangana iki hari abagabo n'abasore bashaka kumugira intwari kumugira intwari kuko ngo yabahoreye numvaga uburyo ari kubivuga ngo ko ari umuhungu uriya amafaranga y'abakobwa kandi abakobwa barya amafaranga ngo nta kumurenganya ngo kuvuga ibyo yakoze ngo nuko mwibasira ibintu abantu bose bari kuvuga erega harimo n'ibyo tutavuga kubera ko twanga kwinjira mu muryango bwite y'aba bantu hari ibyo tutavuga teoreka ntashye reka twandure ibikoresho ariko makagaruka ndagushimiye cyane nanjye ndagushimiye kandi dushimire n'abadukomeza kuduha amakuru mwagira ngo bitabaye ku bwanyu twayabona turabashimiye cyane kandi aya makuru n'andi ku ngingo zitandukanye tuzakomeza kubibagezaho mu bihe bitandukanye byose tubashimira cyane umusanzu wanyu muduha kugira ngo byose bibagereho mwakoze cyane Gasaro TV.